Muraho neza ikaze ku murongo wacu wa YouTube channel aho twiga web development mu Kinyarwanda. Dushobora kwibaza ngo why tubyiga mu Kinyarwanda, nuko twasanze abantu benshi by'umwihariko abanyarwanda abenshi bagera mu nzira bagahagarara cyangwa bikabagora kubera ko web development ubundi ni keywords z'icyongereza. Gusa niyo mpamvu twabizanye mu Kinyarwanda kugira ngo waba warize waba utarize ariko ukaba wumva ushobora gukora website application ishobora kujya hanze igakemura ibibazo cyangwa se twabikora nk'ubuzima bwo kugutunga. Niyo mpamvu twabizanye hano twigisha web development mu Kinyarwanda. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano rero kora subscribe, like, share and comment. So uyu munsi video tugiye kureba nk'uko mubibona ndi muri screen ya machine yanjye. Video uyu munsi tugiye kureba ni video yo kwiga gukoresha Visual Studio Code cyangwa se VS Code. Hari abantu benshi bagiye bansaba iyi video, nahisemo rero kuyizana. So iyi video tugiye kureba step by step uburyo ushobora gukoresha VS Code. So nje ntago ndi bushiremo indi VS Code kuko ndayifite murayibona ngiyi, ariko reka turebe uburyo ushobora kubona iyo Visual Studio Code paka igeze muri machine yawe. Ikindi paka tujye kuri uburyo ushobora kudownloadinga. Step ya mbere ni ukudownloadinga Visual Studio Code. Icyo ukora uza hano muri browser, bitewe na browser ukoresha ukandikamo ngo VS Code download. Ucyandikamo ngo VS Code download uhita ubibona neza cyane. Ushobora kuza hano, turaza hano kuri iyi link ya mbere. So icyo ukora uraza wandike ngo VS Code cyangwa wandike ngo Visual Studio Code download. Nuko ngo icyo wandikaho cyose wongereho download. So irahitiza cyane. So nkuko mubibona rero turaza dukande hano kuri link ya mbere. So urabona aho batujyanye. So wowe icyo ukora uraza ukande hano udownloadinge Visual Studio Code yawe. Ni nkandaho urabona ko hano namaze kuyidownloadinga, dore ngiye ariko ngenda ndayifite ntabwo ngiye kuyidownloadinga. So icyo dukora rero numara kuyidownloadinga, icyo uri bukore uraza ukande kuhehe, urakanda kuri setup yawe. So numara kuyikandaho urakanda I accept agreement and then ukore next. Hano bashobora kukubwira ngo creating a desktop icon kugira ngo nimara kuyinstalla ijye muri desktop yawe. Ikindi hano add open with code, action for no ibisingombwa. So ugakomeza ukestara iyirangiye uhita ubibona. Gusa nge ntabwo ngiye kuyinstalla, icyo nabashaga kubereka n'abantu bagiye kuyitangira kuyikoresha. So numara kuyinstalla urahita uyibona. Ikindi nubwo numara kuyinstalla urahita uyibona neza cyane. So ubwo rero niyo imara kugera muri machine yawe, icyambere uri bukore urahita urayifungura. Yes. Yeah. So nkuko mubibona rero namaze kuba nyigeza muri VS Code yanjye, namaze kuyinstalla, namaze no kuyifungura. So icyo ukora, iyi niyo code editor yoroha cyane, ariyo mpamvu za Sublime, za Atom n'izindi nyinshi zidakoreshwa cyane. Iyi niyo VS Code ikoreshwa cyane ku isi. So icyo ukora rero urabona ko twamaze kwihageza ahangaha. Ushobora kuhakoresha ugiye gufungura amafayilo n'ibiki byose ntabwo tugiye. So ukimara kuyifungura rero nk'umutangizi urabona ko interface yayo igaragara. So wowe icyo ukora, hari uburyo bubiri bwo kugezamo projet yawe. So uburyo bwa mbere ni ushobora kuza ugacreatinga folder yawe hano, tuvuge muri desktop cyangwa ahandi hantu hose ushaka kuyicreatinga. Urugero kanshiraho kwiga web. So iyo maze gukora folder yanjye, so nshobora guhita nza nkayifata nkayidraginga nkayishira hehe muri VS Code. So iyo maze kuyishira muri VS Code, ikindi gikorwa no gucreatinga file. So file icyambere ndaza hano, no kuvuga ngo akangaka mubona, nzominge cyane kugira ngo muze kubibona.
Yes, nice. Akangaka murimo mubona akaba kita new file. New file no gucreatinga file muri folder yawe. Ushobora nanone kuba ushaka gushira indi folder muri iyi folder yawe n'ubundi ujya hano kuri hehe kuri new folder. Utu nitwo tubiri tw'ingenzi dukoze iki dukenewe. So cyambere cya gucreatinga file ndaza nkore index.html. So now urabona ko namaze gucreatinga index.html file. So now icyo ushobora gukora ushobora kuza muri index.html ukaba wakreatinga ukaba watangira ugakora iki ugakodinga ugashyiramo code ugakodinga. So kuraninga file yawe no kuraninga file yawe urugero kadushiremo urugero hano heading 2 tuvuge ngo kwiga web development. So hari extension ugomba kuba ufite. Hari ama extension menshi wenda muzagenda muyamenya uko muzagenda muyakenera. Tuvuga urugero iyo gukoresha HTML hari ama extension ukenera, iyo gukoresha JavaScript ugeze kuri za Python za C++, iyi VS Code irimo ibintu byinshi hari ama extension ugenda ukenera. So iyo ukeneye gushiramo ama extension icyo ukora uza hehe uza hano kuri extension. So gukoresha za GitHub na za Git na GitHub hiya byose ushobora kubikoreshereza hano muri VS Code. So yes, ukeneye kwestaramo nyine izo extension icyo ukora nuko uza hano. Extension ya mbere nk'umutangizi ntago ngiye kuvuga ama extension hano ariko hari zihari nyinshi. Hari nk'iyo bita live server. Yes, iyi ngiyi ugomba kuyestara muri VS Code yawe nibuze ko ugitangiye. So iyi live server ikidufasha niki idufasha kuraninga code zacu uko twanditse ikagenda ziraninga. So urugero nkanda hano kuri right click muri file yanjye nkamanuka urabona ko turaza hano tukareba ahantu handitse open with live server. So ni nkandaho urabona ko bihise bifungurira file yacu hehe muri web browser. So bishatse kuvuga ngo ni nandika buri kintu cyose ndi bwandike. Urugero kadushiraho paragraph. Yes, paragraph. Hano ushobora kuza twandikamo lorem adusabe nk'amagambo 50 magambo 50. So nitugaruka muri browser yacu urabona ko ya magambo already yagezemo. So ubundi buryo bukoreshwa ariko nanone kugira ngo ibi byose bikorwe ugomba kumakinga sure ko VS Code yawe iri muri autosave. So icyo ukora uraza no kuri file ukamakinga sure ko aka kantu ka autosave kari autosave. So ntekereza ko ibintu byo by'ingenzi wenda nk'umutangizi ushobora kumenya kuri VS Code no kumenya gukoresha VS Code. So igihe cyose wamenye gukoresha VS Code kuba washiramo folder yawe ugashiramo file yawe ukaraninga code, ntekereza ko icyo ari cyo cy'ingenzi. So ikindi navuga mu busanzwe nyine umuntu ushobora kuzukandika code ukazisavinga ukaza hano muri file yawe. Urabona ko muri ya file yacu yo kwiga web harimo index.html yamaze kugeramo ukayikirikaho nayo ifungukira hehe muri browser. So imaze gufungukira muri browser wowe icyo ukora uraza ukandika code. Tuvuga urugero hano. Yes, katwandike hano tuvuye ko tugiye gushiraho heading 3. Let's say buying and selling. So nukuvuga ngo iyo nitugaruka no muri browser hano iyo ntabwo irahita ibisaving, ariko nituza hano kuri handi turi gukoresha live server urabona ko byahise byisaving. Ahangaha kugira byisaving rero nukuraza nukura savinga muri urasavinga muri code zawe. Niba utarakoze autosave umaze kuyibereka urakanda control S yo gusavinga. Noneho ugaruke hano mu gihe utarasha muri live server mu gihe opening ya file yawe uze hano uhita ukora iki refresh urabona ko nayo yahageze. So guys
ndatekereza noneho sinzi niba ari icyo ntasobanuye. Ibindi mushaka kumenya kuri VS Code, dushobora gukora video ya kabiri, harimo nko kongera font size ya code zawe, harimo guhindura font family ya code zawe, kwiga setting za VS Code, andi ma extension menshi ashobora kugufasha nk'ama Copilot AI n'ibiki ashobora gufasha kwihutisha web development, ariko nakugira inama gushiramo arama extension y'ama AI mu gihe wamaze kumenya web development. So AI ikagusuggestinga code ukazigenderaho, ariko nyine uzi ibyo urimo gukora. So iyi niyo video rero ya VS Code. Abantu babansabye gukora video ivuga yigisha uko umuntu yatangira gukoresha VS Code. Video ngiye nayikoze neza cyane. So guys, thank you for watching. Mwibuke gukora subscribe, musharinge ku bandi bantu bakeneye kwiga web development uko twayizanye mu Kinyarwanda. Ikindi mwandike comment. Niba unyuzwe na video andika comment, niba utanyuzwe nabwo wandike comment utubwira aho bitagenze neza. So guys, thank you so much. Kandi niba ufite n'igitekerezo ntutinye cyandike muri comment cyangwa se muri WhatsApp group. Ikindi nibikunanira usharinge muri WhatsApp group bakubwira. Thank you so much.